nta kintu kiryoha nko kubona igikorwa kigenzi cyawe bari kukimanuka kire guta vava wana bayinatsimure ngiye hari umukobwa wambwiye ngo izi kariso z'imishumi ica mu kibuno yarazambaye ziramurya ikibuno cyose kiracika mana iriya kariso nawe rero uriya mushumi bawucishije mu kibuno warize kugira mu kangahe amashuri mbaza sugiye kumpa akazi ntanjije zize zibaho ni hehe wicara ugatekereza neza iyo ndimo kunya cyangwa ibihe bindi njyamye ndimo ndeba hejuru muri parafo yes tangira esi sa suko ka koroshye ongera ra rikwereke ubu sasa b'abakobwa birirwa barira ku mbuga nkoranyambaga ngo barashaka kurongorwa ni muze hano wowe uzengurutse imihanda ku myaka ya 18 19 20 ukiryoshye ugifite avenir yego abahungu baragutetaga ukinyarutse cyane rimwe na rimwe ngo ukeneye uparitse benzi yego aparitse benzi urabizi nabo baba bafite gahunda yo kurya bigendera kuko bataragira iyo benzi nabo ntawa barebaga baragukubitiye bakibaye igihumbi bakigize damu neza cyane ifumbura inka zinyweramo ati haza inzira karengane y'umuhungu ni kurongora ngigwe maho ngaho ikujyana he ajyana ziba yewe sefesi rumeze aho bigeze ahubwo nta hungu kungu bagiye kujya mudukwa ko byagenda ko niba ukorera 200 byawe uri umusore 500 wenda ukaba ufite aho utaha umugore azaza akarya akaryama yego umukobwa agiye kujya azana inka isi 5 aziha iwanyu umusore bazibike akabazo k'amatsiko iyo ujya guca inyuma umugore wabuze iki ngira ikintu wabuze ku buryo ujya guca inyuma umugore wawe none se kuva mu rugo wahashye ukarya muri resitora twitondera abantu ibaze ko umuntu akubwira ngo iwacu ni mu ijuru ariko akabona ari kurwanira ibyangombwa by'ubutaka nuko ngo uyu munsi abantu banywa fanta ugiye kubasona ngo fanta icyo bisobanuye yego okay ubwo fanta reka dutangire kuri fa foolish Africans never take alcohol. ubundi kera abakobwa bo gushakwa nyine bavaga mu cyaro ariko noneho abahungu bo mu cyaro nabo bakaba bizi neza ko umwana w'umukobwa wamaze kwerekeza i Kigali bane barikundaniraga na Valensi Bosiko ayo mazina nyine ya wabyaro iyo yabonaga gusa umukobwa aje kumusezera ngo ngiye kuba ngiye i Kigali gusura famiye cyangwa se wenda kujya gushaka y'akazi yahitaga heba Kigali rero ngo haba iki iyo umwana w'umukobwa wiviriye ibyarageze i Kigali abana bamutambika ibiboro mwaba Kigali hari ibintu byeze bita ibiboro abana barabigutambika kugeza ubwo uvuga uti ndacanganye iki hari ababigutambikira amafaranga hari ababigutambikira ubuntu hari ababigutambikira bakujijishije niba uzitambikwa mu buryo bwose bubaho bushoboka
murongo umwe muri Bibiliya nuko muri Bibiliya handitse avuga ko nta kiremba kizabona ijuru kandi nta padiri n'umwe. Oya ntabwo nawuvuze. Hey. Byanditse mu Balewi 22:24. Ibintu byahombanye vuga niba byahombanye cyangwa yamenetse ni ikizira imbere y'Uwiteka. Okay. Iryo somo wararitanze. Tanga irindi muri Bibiliya handitse muri Matayo 7:7 ngo musabe muzahabwa. Ujye usabye umukobwa akakwima abakoze cyane. Muragenzwa n'iki? Rado turashaka akazi. Kwa cyo twe mwahisemo kugasaba. Urabona Nuko ari mwe muri kugatanga. Buri yumvute mukunzi ngemeze nkuri mu bicu sinzi cyabinteye cyangwa ndasinziriye nk'abandi mu nzozi nimba ndi no mu nzozi sinkanguke mboneyeho kukubwira bonne nuit bonne nuit bonne nuit my baby bonne nuit bonne nuit bonne nuit my baby. Abakene batagira za megabyte ni batana n'ubugamba barakabegera barakize maze babona n'abantu bacu kwikundiye baduhaye ibyo babaha bivi kuzimu upfuye utyo ntunakijijwe ngo ubutinya Yesu wewe wanyarukiye ukazana n'akamodoka ukava ku igare kareka kurirwa unyonga igare so yagusigiye Bitikosa mandika wotapiri enebe itsenza kudema follow zakuvura indwara zikire. Imana ifite ububasha n'ubushobozi bwo kuguha ubuzima. Imana nta mugore igira, Satani nta mugore agira, Yesu nta mugore yigeze. Ubushyize mu nyurabwenge yawe mama yangu nta banga baduhishe twe tukaba turi kwiyahura. Urumva Imana yarabuze inkwano iyo yayibura yari guterura. Agazi wachivuji waba basitari Sheri, ukuri mbabarire naguciye inyuma nabishaka ntabwo bizongera. Umubabarire wanciye inyuma utabishaka ntabwo bizongera. Aya Sheri homa ntugire ikibazo. Ariko ugize amahirwe nuko utari Sheri wanjye mukuru ntwari guhura. Jye n'umukobwa tuzararana mu buriri ukibeshya ukansurira nanga umusuzi mu buzima nasoko nkajya kurama usa nawe ariko ari ubobo ngira ubwenge ariko iyo hajemo ibintu by'urukundo ubwenge buragenda. Iyo wafashe umwanzuro uwo kwima umugabo ngo nuko ngo we yakurakaje uba wamaze kumwohereza already ubusa nk'umubwira ngo sohoka agenda. Yego. Ntabwo rero ari wo mwanzuro ntabwo ari cyo twagakoze kuko hari ahantu isa niho abantu biyungira. Yego. Mubanza muhere kuri ibi byana byacu by'ibisore birimo bigenda bibibwa kuko uko uzabona icyana kiri aho ngaho kimara iminota 50 kiri mu kwisiga amavuta ubumenye ko ni uwo nguwo arimo aragenda ari kugacunga gasatira. Urabona umuntu ari aho ngaho arimo ari degiza ugasanga umuntu umwanya munini arumara bari mu kudefiriza umusatsi we yaritukuje afite agashakoshi karimo ibirungo agenda yisiga ku minwa. Umuntu w'umusore uwo nguwo byaza bikunze azaba umugabo atakuwa mume bwege. Atakuwa bwege. Hayi uwo mume bwege ni mugabo mbwa.
uyu mbabare aha waramaze ndagusonda ya nyiramizi uzampe ngo utunganye unanshimira ahubwo ngure nabyiye rwose yaka ukoza akazi rwose gusa ntabwo ndi umukozi vugisha ukuri kandi nkuvugishije ntabwo ndi umukozi ningupfubye nzica amande muzashyireho intego turashyiraho intego dusaba zaba arbitri kwanza uvuwe yabivuga ntabwo twamwiza senkani yakashyiraho angahe twigeze kujya ahantu mubaza ngo yambara iminota ingahe mbese iminota amara ntabwo uyizi n'igihe twabana agakanyura nawe arasekeje rwose aya niba ari isaha mbabarire sinjye kuzamuka umuntu da shwe njye kuzagwa ku muntu. A few moments later. Iyo ukambije agahagarara zavu ugira ngo urahene. Ugenda ugakambya agahanga. Kugeza kuba uri mubi. Ugakambya agahanga. Uri mubi pe. Oh my. Iyo nawe nawe yanyina abona ijana. Ufite isura imeze nk'ingumi. Ubu ko babwita buki mu Cyongereza. Iyo babwita buki nyine. Babwita ngo aliyomeri. Ariko ngo uheruka kukurongwa neza ngo uramusubiza. Ni ubundi ayifite. Aha. Vuba aha. Byarabaye ko ni ibya kera. Reka njye mvuga ibyo narumvise. Ikibazo cy'imbwa. Imbwa? Ujya mu rugo ujyana ihene ku irembo wasohoka ugasanga iriye imbwa. Ni ikibazo gikomeye. Ugasanga nyine imaze kurya imbwa, ugasanga ni ibibazo nyine. Uyahindura. Ugasanga imbwa iriye ihene, uretse imbwa irya imbwa. Ihene imbwa iriye ihene. Mwaka kundi ujya kumva kwa kundi bashyira nka spiriforo mu nzu. Ije. Peaceful. Bashyira mu rusengero. Badita nuze kugira ngo nyine bidasohoka bikagereza. Gerageza utubwire uko byitwa rwana nabyo. Nuza sauti fro sauti bayita sauti pound flow sauti prof pound flow